n'uvuye kwiba nabo bavuye guhaha. Aho mfite ikibazo rero kigira kiti ese igihe umuntu ahuye n'umuntu unaniwe ku isabato, yego, ntabwo yemerewe kumwakira wa mutwaro yari yikoreye ngo abe yamucuma ngo amugeze imbere, ahubwo akaza kumubwira ko uwo munsi ari ku isabato nta kintu na kimwe yemerewe gukora? Ikibazo ciza umbajije. Muri twebwe ndatekereza nta muntu wigeze ukora muri ribu hagati yanje nawe. Yego. Ariko amakuru turayumva. Yego. Yes, tubahaye ikaze rero mwe mukurikirana Fisherman, abakuru b'ikira Fisherman. Reka tubabwire ngo uyu munsi turi ku munsi wo ku wa gatandatu tubijyanyiranye n'isabato, n'umunsi wo gutangira isabato muri rusange. Ni kuri iyo mpamvu rero twahisemo kwifashisha umwe mu basomye igitabo cya Bibiliya cyane, akaba hari n'amahame agiye atandukanye yabazi. Eriya ahangaha turakwakiye, ikaze kuri Fisherman. Murakoze cyane kutwakira. Yego. Mugira isabato nziza mbere ya umunsi w'umunezero. Murakoze. Umunsi w'umunezero. Twabasuhuza. Yego. Mbere ya byose abadukurikiye tubanje kubasuhuza mu izina rya Yesu umwami wacu. Imana ibahe umugisha kandi tubifurije isabato nziza muri uyu mugoroba. Amena. Yes, rero mwabyumvishe umutumirwa ni Eriya nk'ibisanzwe. Kuri mikoro ya kabiri ngiye kuri mikoro ya mbere ni Fisher nk'ibisanzwe cyangwa se Nshimiyimana Eric ku mazina y'ababyeyi. Ahangaha tugiye kwinjira tuganira ku bintu bigiye bitandukanye, ariko tunabibutsa ko uyu munsi ni umunsi wo ku wa gatandatu mu minsi y'imigezi. Navuga ngo ni wa gatanu w'isabato niko babivuga. Uyu munsi ni uwa gatandatu. Uwa gatandatu. Okay, mwabyumvishe rero nibyo natangiye mbabwira. Uyu munsi turi ku wa gatandatu, ni umunsi wo kwitegura isabato. Ku munsi w'ejo azaba ari isabato, umunsi w'umunezero ku badivandiste b'umunsi wa karindwi, aho baba bari hose mu gihugu, baba bari hanze y'igihugu. Mwese turabasuje, reka tubabwire ngo mugire ibihe byiza. Reka rero Eriya ahangaha dutangire ese twinjira mu kiganiro nyirizina, tumubaza cyangwa se tugenda dukomeza kuganira isabato, igisobanuro cy'isabato, uburyo isabato yitegurwaga mu myaka yasize ndetse n'ubu aho bigeze, dore ko na n'ubundi aba ari rwa rugamba nyine ruhoraho, kuko burya ngo urugamba tuzarusoza cyangwa se uru rugendo tuzarusoza ubwo Yesu azaba agarutse. Eriya, ubibona ute isabato uko yitegurwa muri ibi bihe turimo no mu gihe cyashize, ugendeye ku bitabo wasomye cyangwa se ku makuru wagiye uhabwa n'abakurambere bacu, isabato kuri uyu munsi yitegurwa? Murakoze. Mbere y'uko tugera ku cyo isabato uburyo yitegurwa uyu munsi, twabanza tukamenya isabato, tukamenya n'inkomoko yayo. Nibyo biraza kutugeza neza ku kibazo cyo kuba dushobora kugereranya mu babayeho batubanjirije uko bubahirizaga isabato, tuze natwe ubu uko twaba tuyubahiriza, cyangwa se noneho hirya tuze no kureba ese bizageza he, izakomeza kubahirizwa cyangwa n'ibyubu. Ndagira ngo rero dutangirire ku itangiriro ry'isabato. Yego, reka duhere ku itangiriro ry'isabato kugira ngo tuze kuba hari n'abava mu rujijo, kuko hari n'abantu batarasobanukirwa ngo isabato ni iki. Tumanze tumenye ngo isabato ni iki. Nitumara kumenya icyo ari cyo, yavuye he. Yego. None tubone kugera muri details z'uko z'uburyo zo kubahirizwa, tumenye ngo nibwo buryo bwari bukwiriye cyangwa se hari icyagakwiye guhinduka, hari icyagakwiye gukosorwa. Yes, reka dutangire rero na Eriya ahangaha atwinjiza mu kuba twasobanukirwa isabato ngo ni iki, kugira ngo aze gusubiza cya kibazo namubajije, ariko abantu bamaze kumenya ngo inkomoko y'isabato ni iye, cyangwa se igisobanuro cy'isabato
ku mudivandisite wese cyangwa se n'undi muntu wese uri aha ngaha mu isi ni iki? Akarusho ko hari n'abantu baba batabisobanukiwe cyangwa se batarasobanukirwa ibijyanye n'iyobokamana neza, biba ari ngombwa kugira ngo bahabwe n'umurongo cyangwa se babe babona icyerekezo runaka, cyangwa se hari umuntu uvuga ati njye ntundajya gusenga bitewe n'uko atamenye amakuru nyayo nyirizina y'impamvu ituma aja gusenga. Yego, murakoze cyane. rero reka uyu munsi abantu benshi, si benshi kandi ni iby'ukuri, uramusubiza cyangwa se arakubaza ikibazo kigendanye n'iyobokamana akakubwira ati ibijyanye n'ibitekerezo uko ubitekereza ntabwo ari byo nshaka, ahubwo nsubirisha handitswe ibyo wasomye. yego, ube wanandangira nanjye mbyisomere. ibitabo biri hari byinshi, ariko hari abemera korowani, hari abemera bibiliya ntagatifu, hari abemera bibiliya yera, hari abemera bibiliya ijambo ry'Imana. icyo twese duhuriyeho ni uko ibi bitabo byose usanga bose bivuga Imana ikomeye yaremye ijuru n'isi n'ibiriho byose. yego, aka kanya njyewe ngiye kwifashisha bibiliya yera, ariko na bibiliya ntagatifu ni uko ntayizanye hano. yego, ariko nayo mu mategeko y'Imana nk'uko turi buze kubireba muri bibiliya yera, namo arimo yego, isabato ivugwamo nk'imwe mu mategeko y'Imana. no muri korowani naho nzi ko isabato irimo. yego, bivuga ngo abica amategeko y'Imana. aho tube tuharetse katubanze dusome neza. rero hano kambe nifashishije bibiliya yera. yera kukubwiraho gakeya. yego, ni ukuvuga ngo nimba ibitabo byose ubivuze yego, kandi bikaba bikoreshwa, ariko Yego. tubikoresha cyangwa se bikaba bisomwa, yego, hari aho bibiliya iraza kutubwira ko hari bamwe bashobora kuba babikora bigiza nkana. yego. Reka dusome. urakoze cyane. kuri icyo uvuze cyo gukora ikintu umuntu yigiza nkana, Yego. ubundi urebye muri kamere ya muntu bisa naho biri mu maraso. yego, urabona na leta ubwayo ishyiraho amabwiriza, ariko turayica. yego, burya akenshi ntawambwira ngo tuyica ari uko utayamenya, ahubwo burya bari ukwigiza nkana. aba ari ukwigiza nta nkana. niyo mpamvu itegeko riba ririho, ndetse hagashyirwaho n'igenamigambi ry'igihano kuryisha. yego, hano muri bibiliya yera, mu gitabo cyitwa kuva, niko muri bibiliya yera byanditswe. mu gihe muri bibiliya ntagatifu banditse ngo ni iy'Umukamisiri, haranditse muri bibiliya yera igice cya 20 umurongo wa 8 haranditse ngo, hari umutwe w'amagambo uvuga ngo Imana ibwira Abisirayeli amategeko 10. amena. Imana ivugwa hano ni ya yindi yaremye ibiriho byose, yaremye ijuru n'isi, ikarema n'abantu ubwacu. iyi Mana rero yahaye Abisirayeli ba sogokuruza b'inyoko muntu amategeko, ariho iri tegeko ry'isabato turisanga murongo wa 8 igice cya 20 haranditse ngo muri bibiliya yera, wibuke kweza umunsi w'isabato, mu minsi 6 uje ukora aba ari ukoreramo imirimo yawe yose, ariko uwa 7 niwo sabato y'Uwiteka Imana yawe. ntukagire umurimo wose uwukoraho, wowe ubwawe cyangwa umuhungu wawe cyangwa umukobwa wawe cyangwa umugaragu wawe cyangwa umuja wawe cyangwa itungo ryawe cyangwa umunyamahanga wawe uri iwanyu. ni ukuvuga ngo n'umukozi wo mu rugo, yego, wawe n'ugukorera uri mu rugo. yego, muri iri tegeko nawe agomba kuruhuka, nta kintu yemerewe gukora. ariko aha turaza kuhaganiraho gato, kamanze ndirangize. abantu bitiranya ibikorwa bikwiriye gukorwa ku munsi w'isabato n'ibidakwiriye gukorwa, ugasanga abantu barabivangavanga. yego, uyu murongo iri tegeko rirasozwa rivuga ngo, kuko iminsi 6 ari Uwiteka yaremyemo ijuru n'isi n'inyanja n'ibirimo byose,
akaruhuka ku wa karindwi. Nico catumye Uwiteka aha umugisha umunsi w'isabato araweza. Igituma twubahiriza isabato tukanayikangurira abandi kuyiha umwanya Uwiteka yashimye ko ihabwa wo kuyubahiriza, nuko n'umwami washizeho iri tegeko ariwe muremyi wacu nawe ubwe yayiruhutse, natwe adutegeka abo yaremye, adutegeka natwe kuja tuyubahiriza. nusoza urambwira, nusoza uze kumbwira. Gusoza nsozereza hano ku kijanye n'isabato kugira ngo uze kumbaza wenda ubariza abadukurikiye. Ikijanye n'imirimo igomba guhagarikwa ku munsi w'isabato. Mu minsi isanzwe imirimo tuba turimo buri munsi ni y'ubuzima bwacu kugira ngo dutere imbere mu iterambere risanzwe. Iyo ni imirimo dukora mu mibyizi itandukanye. Iyi mirimo, ya mirimo yinjiza amafaranga, ya mirimo ituma mu igenamigambi ry'imibereho yacu bisanzwe mu rwego rw'iterambere, iyo mirimo yose niyo yayindi ikwiriye ikunze no kutubiza icyuya, tukaba twananiwe bigatuma tugera mu rugo tukoga tukagira dute. Iyo mirimo yose niyo iri tegeko ritubwira ngo yose hasi, hasigaye mu ruhuke, ahubwo intekerezo zanyu zirarame zije ku muremyi waremye ijuru n'isi, wabaremye akabaha ubwo bubasha bwo gukora iyo mirimo, akabaha ubutware bwo kuyobora ibintu byose. Ngaho uyu munsi nawe mumuramye, mumwibuke ko ari we ukomeye. Nta kindi ku isabato imirimo ibuzanyijwe yose ni iyi ngiyi, ni ya mirimo ituma intekerezo zacu zitareba ku rukundo no ku mbaraga no ku bushobozi by'Uwiteka umuremyi, intekerezo zacu zigahugira mu by'ubu buzima. Iyo mirimo yose igomba kuja hasi. Imirimo dukwiriye gukora ku isabato ni imirimo yose ikwiriye gutuma intekerezo zacu n'ibiganiro byacu no kwibukiranya n'abatureba ibyo batwigiraho, ni ya mirimo igaragaza ko ubwonko n'imitima byacu twabyeguriye umuremyi waturemye akemera ko tuba hano ku isi. Aba mfite ikibazo rero kigira kiti, ese igihe umuntu ahuye n'umuntu unaniwe ku isabato, yego, ntabwo yemerewe kumwakira wa mutwaro yari yikoreye ngo abe yamucuma ngo amugeze imbere, ahubwo akaza kumubwira ko uwo munsi ari ku isabato nta kintu na kimwe yemerewe gukora? Ikibazo ciza umbajije. Muri twebwe ndatekereza nta muntu wigeze ukora muri rimbu hagati yanje nawe. Yego. Ariko amakuru turayumva. Yego. Ubu ndamutse kwiba leta hari ubwo ibishigikira? Oya. Ndamutse nibye, naba nibye ukambona, yego, ndi kwambukanya ahantu mu canzu, abandi batari kundeba ariko wewe ukambona, yego, dore ko umunyarwanda yavuze ngo ubu babonwa n'ugize ate, abonwa n'uhagaze. Noneho ukambona, wambona aho narindi kugerageza gupfumura uruzitiro, nimba uruzitiro nageragezaga gupfumura rukaba ari inzitane, ukaza ukamfasha gutazura ngo nyureho. Yego. Ribu ikubonye yagufata ite? Bwitwa ubufatanya cyaha. Urakoze cyane. Ibyo ni ubufatanya cyaha. Uko rero uyu mujura yaba ari guhatana ngo yambukiranye kandi abananiwe, yego, na hariya burya bimugoye kuhanyura, uyu muntu nawe wikoreye wananiwe ku isabato, niba Uwiteka yaratanze itegeko ry'uko abantu bose bagomba kuruhuka isabato bakayubahiriza, yego, ntabwo yarobanuye ngo ifate abazungu, ifate ubwoko bw'abantu, ni icitwa umuntu wese. N'uyu wikoreye nawe iri tegeko riramureba kuba yagiye kwikorera imitwaro. Ahubwo rero igihe aya makuru atarayamenya, yego, igihe atarayamenya ukamugeraho ataramenya amakuru, kandi amakuru avuga ko agomba kuruhuka isabato, ariko ntarayamenya, yego, ni iki wamukorera muri icyo gihe? Mbo cyangwa se n'irihe tegeko rimuhana? Icyambere rero, mbere yuko uja kuco wamukorera, wabanza wamenya nimba koko atarayamenya, iri tegeko atararimenya. Icyambere wamubaza impamvu ari kwikorera ku isabato. Wakumva ibyo ntabyo azi,
wamwigisha. Kumwigisha gute? Ushobora no kuba wamwakira wamenye ko koko ataza yariyo. Nimba ananiwe ukamwakira agatura ukamuganiriza. Igihe umuganirije akabyumva ukumva koko ntarabisobanukiwe, ntabwo wamwakira uwo mutwaro ngo ujane yagiye kugira ngo kinamubere icyigisho usiga umwigishije. Uwo mutwaro mwawucumbikaho mugeze ugaparikwaho ukamwigisha, isabato yarangira nimba ko kuri wo kumwakira ukamugeza yaje. Ariko kumwakira ngo ubwikorere na n'ubundi nyirizina yego tacumu Mariyo usibye kumuha y'amakuru, sibyo? yego y'amakuru niyo uba umuhaye, ariko nyirizina we yarananiwe. Ese ibyo bintu nimba bicumbikishije ari byo yari buryo, ari byo byari gutunga umuryango yasize, Yego. kandi nawe umuryango udafite amakuru Yego. akaba agiye kubicumbikisha, yego nta cyaha kiri hagati aho. wewe umurukije ubwenge, yego umuhaye ubwenge wari ufite, umubwira ko ibyo yarararya bisiga. yego bibaye ngombwa ko nta kintu atanye kandi yari yabironze. yego anariho biri kujana na cya kintu cyo kuvuga ngo iyo umuntu aje gufunguza abo nta bafunguzi bakibaho, ariko wenda yego kera urabizi ko babagaho. yego iyo umuntu aje gufunguza ukamubwira ko uwo munsi utarafungura kubera ko ari ku isabato, yego kandi wa muntu yari agomba kurya avuye hehe? avuye iwawe iryo joro, ni urugero. yego uri kumva? yego wowe wumvisha ko ukiranutse mu mategeko, ariko nta cyaha kiri hagati aho. ese umuntu yishwe n'inzara ntiyemerewe gusaba umuntu ku isabato? yego mu byanditswe babajije ikibazo ngo icyaha ni iki? yego barasubiza ngo ni mu rwandiko rwa Petero, igisubizo kiraza ngo icyaha kwica amategeko ni ubugome, ariyo mpamvu ubiryozwa. Itegeko ni itegeko, no kubangamirwa k'umuntu cyangwa inyungu z'umuntu ku giti cye narwo ni urundi ruhande. Uwiteka ashyiraho itegeko ryo kuruhuka ry'isabato, n'ubundi nta wundi mugambi yari afite wari uwo kugira ngo abantu bagire igihe cyo kuruhuka. Uyu muntu rero wananiwe, uyu mutwaro sintekereza ko aba yagiye kuwikorera, ari gutekereza ko mu nzira arabona bamwakira. Icyo ni icyambere. Ubwo ndashaka kukwereka ko kutamwakira ngo ubigeze iyo yararabijana ni uburenganzira bwabo. yego yakoze, ni uburenganzira bwabo. yego ariko kugira ngo tuze gusobanukirwa se, yego turi muri ya mirimo Yego. itagomba gukorwa ku isabato, isabato n'uwo twaje gusanga urimo. kugira ngo twihute cyangwa se dufasha gusobanurira n'abadukurikiye. nicyo nashakaga kugira ngo ngereho gato ntaguciye mu ijambo. Yego. ni ukuvuga ngo uyu muntu utarebye ngo yananiwe, ngo dore umutwaro wamunaniye, itegeko ry'Imana aramutse ari itegeko, naguhaye urugero, nakubajije ikibazo cy'urugero rw'itegeko ari umuntu waritanze, noneho ugashyigikira uyu muntu wananiwe, so atavuye kwiba, si no ku isabato. kuko abantu uravuze uti aramutse atazi amakuru. Birashoboka ko ku isabato yaba atazi amakuru ko gukora iyo mirimo y'imvune ku isabato bitemewe. Ku isabato reka tuvuge ko ayo makuru atayazi. Yego. Ariko kwiba n'utarabisomye, n'uwo batamanitse itangazo ngabibone, azi ko kwiba mu mutima we, azi ko hari bibi. Ni icyaha. Yikoreye uyu mutwaro, wamubonye kavuye kwiba, weho ufite amakuru kavuye kwiba. Yego. Noneho uramwakiriye. Iki gihe wambwiye uti byitwa ubufatanyacyaha ridiramutse kubona. Yego. Niko n'umuntu wisha amategeko y'Imana, kabone nubwo yaba afite umutwaro wamuremereye, yewe bigaragara ko no kurenga intambwe ibiri bidashoboka, nawe ukamufasha muri iyo mihepfo y'uwo mutwaro, ukamufasha kwica itegeko ry'isabato, mwese mubaye babi. Ariko uyu nguyu ni umuhashi yagiye guhaha, sibyo? Burya rero yagiye ingingo yo guhaha rero, Yego.
ntabwo abantu bose tuyivuze twayivugaho ibintu byinshi kuko abantu wenda bahaha mu buryo nico nendaga kukubwira ukorakora nico nendaga kukubwira ko abavuye guhaha ndabyemera samples kuko iyo agize kamigite nk'amahirwe ku batukurikiye batuze kujana neza kamigite amahirwe iyo agize amahirwe ntafatwe agashira akaba ari umugabo niyo ataba umugabo agashira abo mu rugo bakarya ntabwo aba yahashe ariko njye ikintu abahashe so rero guhaha ushobora guhaha mu nzira mbi niyo mpamvu mvuze ngo ingingo yo guhaha dusa n'abayisubitse wenda tuzayigarukaho ubutaha ariko kuba dukurikiye namwe mushobora gutanga ibitekerezo byanyu muciye muri komenti mukaba mwatwandikira mukatubwira uko namwe muba mugenda mubyumva ariko njyewe iki kibazo impamvu naje kukibaza ni uko hari abantu benshi duhura akakubwira ati nagiye gusaba wenda amazi kwa kanaka ku isabato barayanyima urumva urakoze cyane ntaguciye mu ijambo hari abantu bakunda kuvuga ko ngo kugira neza ku isabato ngo atari bibi ariko ugasanga imvugo n'imigirire ntaho bihuriye kimwe kiraha ikindi kiriri urugero umuntu aravuze ati nje nagiye gusaba amazi ku isabato barayanyima ese ubwo ko bayanyimye kandi ngo bizihiriza isabato bagiye mu rusengero ubwo bagiye gukora iki n'ubundi mu mitima yabo nta mpuhwe zirimo nta kugira neza kurimo ndimo nagerageje gufata iri tegeko ry'Uwiteka ngenda ndatanga urugero hafi aho umuntu akaba hafite umurima we uje gutera uwo muti ku isabato akaba nta mugezi uraho hafi ari n'igihe cy'izuba cyakora iwawe ufite sterine cyangwa ikigega igihe imvura yagwaga gifata amazi avuye ku nzu yawe weho ufite amazi aho mu rugo yaza mu gitondo akaza kugusaba amazi ukavuga uti amazi uyu munsi ni ku isabato akagenda ari kuvuga ko wamwimye iki amazi nyamara ntabwo yagakwiriye kukureba kuba umwimye amazi ahubwo yagakwiriye gutekereza kuki ni iki kimuteye kunyima amazi akakubaza buriya hari n'ingeso oya barabaza kandi wumva ko akubwira ati sinda yaguha uyu munsi ni ku isabato yego nawe ugatekereza ukagenda umuretse ntabwo akwimye amazi kuba ari ku isabato ntabwo umuntu ashobora gufata ibyo kurya ngo aje kuba yagaburira abantu bari mu bitaro kuba umuntu ari ku isabato ntabwo ashobora kuba yawufasha umuntu ubukeneye ni ukubera iki bigenda utyo wenda ni urugero reka nguhe urugero urakoze ni cya kindi navuze ngo ikintu cyitwa imvugo ijambo yitwa kugira neza niyo iteje iki kibazo hagati y'itegeko ry'isabato n'abantu batabyumva neza kugira neza nako kurimo amakategori hari ukugira neza ukagirira umuntu neza muri za nyungu rusange n'ubundi zikorwa muri ya minsi Uwiteka yatanze ngo abantu bayikoremo ibyo bashaka hari ukugira neza muri ibyo hari no buretse attention hari no kugira neza kurokora amagara ari mu mashiraniro for example mfite igare jewe cyangwa imodoka ukeneye kugera mu mujyi Kigali Gisenyi ahari hose urimo kugenda cyangwa naho imbere ukaza ukambwira uti izi gare mpageze ari ku isabato sinshobora iyo ni reka utarasha kure urugero rwa kabiri uretse urugero rwa kabiri icyo gihe ndikwimye cyangwa nyikwimye nimba ari imodoka nyikwimye uri muzima urugero rwa kabiri hari igihe nshobora kubona ko urwaye ukaza pe bigaragara ko kugenda bidashoboka urwaye nawe ubwawe utishoboye kandi uri mu mwanya wanjye wantije nkagera ku bitaro icyo gihe usibye no kuyiguha nimba ari imodoka mfite nimba ari gare nimba ari moto nanagutwara ubwo bugira neza hano hari ikibazo ngiye kukubaza uze kucihanganira yego uyu muntu waruhutse ku isabato
akaja mu isabato, yaba ari kugenda mu nzira agafatwa n'uburwayi, ntabwo mbifurije, agafatwa n'uburwayi, agahura na wa muntu utazi iby'isabato, kandi agomba kumuterura akamujana hehe? Kwa muganga. Wa muntu akavuga ati njyewe ntabwo ndaterura uyu muntu kubera ko umuntu mvuye nawe hari hirya ambwiye ko uyu munsi ari ku isabato nta kintu umuntu yemerewe kujya gukora. Isabato ubundi nicyo nagize ngo duhere tumenye umumaro wayo ngo ni uwuhe. Yego. Ntabwo isabato yabayeho nk'itegeko risa naho ari igitugu upfa kuyubahiriza gusa ngo aba ari ikintu kubitisha abantu. Yego. Ntabwo isabato aricyo bivuze. Isabato yabereyeho kugira ngo ihe abantu amagara mazima. Nanjye ndi kugenda ndafasha. Ni ukuvuga ngo ku badukurikiye, ntabwo isabato ari inyundo abayiruhuka bahondesha abandi, nta nubwo ari umutwaro uremerera abayiruhuka kugira ngo uwo munsi nimba urimo umuntu uyiruhuka aba aho atakwinyeganyeza mbe nta kuguja. Ntabwo ari cyo isabato ivuze. Igihe bibaye ibyo ngibyo rero tutarahagera kamanze nyisobanure nyirange. Yego. Isabato yabayeho kubw'abantu na Yesu yaravuze ngo izi mpaka zabaye nawe ahari mu gihe cye. Yego. Aragisubiza aravuga ngo ntabwo abantu babayeho kubw'isabato. Ni kuvuga ngo abantu babayeho kubw'isabato, isabato niyo yaba ari bosi ku bantu. Yego. Ati ahubwo isabato yabayeho kubw'abantu. Ubwo ni ukuvuga ngo abantu nibo bosi b'isabato. Yego. Ni ukuvuga ngo ntabwo abantu babayeho ngo bagushe neza isabato, ahubwo isabato yabayeho kugira ngo igushe neza abantu. Ku isabato abantu bagomba kumererwa neza, bagomba kugira amagara mazima, intekerezo zabo, kuko muri ya minsi 6 Uwiteka atanze yo gukoramo imirimo yabo baba bari mu masitiresi, bari gutungana, bamwe bibwe, abandi bari kwirukanka ku byabacitse, abandi ibyo ngibyo byose mu bwonko. Nto turuhuka ku mubiri gusa no mu bwonko. Ibyo byose, iyo miruho yo mu minsi 6 niyo ibujijwe ku isabato kugira ngo umuntu abe aruhutse, yaba mu buryo bw'umubiri bw'impagarike ndetse no mu buryo bw'intekerezo. Izo mpagarike zombi zirarame gusa zihimbaza umwami Imana. Ngiyo intego y'isabato. Isabato ni umunsi w'umunezero. Oya, ntari cyo nari ngiye kukubaza. Isabato ni umunsi, isabato ni izina. Isabato ibifite byombi. Isabato ni umunsi witwa isabato. Umunsi wa karindwi niwo witwa isabato y'Uwiteka, nk'uko hano tumaze kubisoma. Ngo wibuke kweza umunsi w'isabato. Kuko mu minsi 6 uvuye kwitwa wabaye umunsi wa karindwi, nyuma yaho uhita witwa isabato. Yego, ubwo twumve hano isomo ukuntu narisomye ryumve neza. Isome neza. Hanze ndisome neza kuva igice cya 20:8 banditse ngo wibuke kweza umunsi w'isabato. Hari ibintu bibiri. Hari umunsi, iminsi yose ni iminsi. Yego. Isabato ni izina ryiswe uyu munsi kugira ngo utandukane n'indi minsi. Hari umunsi wa mbere, hari umunsi wa kabiri, hari amazina bazise uretse kuvuga ngo ni umunsi wa mbere gusa, nta rindi zina. Wenda mu kiganiro gikurikira, umunsi wa kabiri, mu kiganiro gikurikira tuza kwitwa isabato, tuzagenda turareba iyindi minsi. Yego. Nayo iriho. Yego. Tuzagenda tureba iyindi minsi nayo iriho. Yego. Ariko ngira ngo somura murongo neza kugira ngo tuze kuba twasubikira hano ikiganiro muri make, ariko tumanze mwumvishe ubusobanuro bw'isabato icyo ari cyo, ndetse naho wakoraga ibintu utazi ibyo ari byo, cyangwa se ukanayiruhuka utazi igisobanuro, kuko hari abantu bavukira mu bakayifata nk'itegeko ry'idini runaka. Hari abantu bavukiye mu madini akumva ko kuba ababyeyi be basengera baruhuka isabato akaba ari gahunda pasitoro yategetse, ari gahunda idini ryabo asengeramo ryashizeho. Yego. Wa wundi utasengera mu idini cyangwa se itorero ritemera isabato akumva ko ibyo bitamureba, ko ari bireba babandi basenga muri rya dini. Ariko isabato waba uyiruhuka waba utayiruhuka, isabato ni itegeko ryashyizweho n'Uwiteka Imana
ryashyiriweho abantu bose. reka adusomere rero ahangaha uyu murongo kugira ngo uze kuba usome neza, tuze gusobanukirwa, kubera ko burya si byiza ko dutanga amagambo asobanye kandi umusobanuzi Bibiliya ahibereye tubashe kuba twakumva ngo bimeze bite nawe uruhuka isabato cyangwa se utanayiruhuka, umenye ibyo wica, cyangwa se nawe uyiruhuka umenye impamvu yiruhuka iyo ari yo. Haranditse ngo wibuke kweza umunsi w'isabato. Mu minsi 6 imirimo yawe yose wemerewe kuyikora, aba ariyo uje ukoramo imirimo yawe yose. Ariko uwa karindwi ni wowe sabato y'Uwiteka Imana yawe, ntukagire umurimo wose ukoraho. Ni ukwica amategeko, wica n'ubuzima. Icyo ngusabira nakwifuza ni uko wakubahiriza amategeko n'amagara yawe akaba mazima. Uwiteka abigushoboze kubisobanukirwa aho tutagejeje. Nkurangiye umuyoboro mwiza ni Bibiliya, ugasoma ugasobanukirwa. Uwiteka akugirire neza wowe udukurikiye. Yes, murakoze cyane rero mwe mwakomeje kugenda mukurikira iki ni ikiganiro muzajya mubona buri ku wa gatandatu w'isabato. Nibyo, buri ku wa gatandatu w'isabato muzajya mukibona iki kiganiro, ariko n'ibitekerezo byanyu biba bikenewe kugira ngo tuze kumenya umurongo nyirizina uburyo twakomeza kugenda tuganira ku ijambo ry'Imana. Eliya, turagushimiye. hari n'ikindi nakwibutsa abadukurikiye mu gihe dusoza. Yego. Ntabwo tuba buri hantu hose tuhavuze, kugira ngo iyo dukora ikiganiro burya nabo tuba twabasigiye umwanya. Yego. Nuko mubaye mutari hano turi kumwe, namwe mwagakwiye kuvuga aho tutagejeje. Comment, share ndetse na subscribe birakenewe kugira ngo na mwuka wera arakenewe kugira ngo ibyo tudasobanukiwe aje abidusobanurira. Turabashimiye Fisha. Yego, mwakoze kudutumira. Namwe mwakoze kwitabira ubutumire. Murakoze cyane. Yego, ibihe byiza kuri mwebwe.